Taya sirezo gredo sase ngiye kubona Imana taya bini konta jevedo sase irambwira ngo kandi enevaya tsire irambwira ngo Imana y'amahoro ikunda abagabo ariko bo ntago bigeze bayubaha nkuko ibishaka atasisi enetaya sire mwongera muhindutirira Imana nayizi barwanirire taya bini konta jevedo sase taya sikiazo mandozo gre ha wije zido sase enetaya sire Imana y'amahoro dakiranirwa nambwiye ngo ni muyegere kuko ibifungo bya buri munsi ku bagabo ni ikintu kibasatiriye nk'icyorezo ariko ni wegera Imana na yirakwegera ikwambutse iminsi iri imbere ku buzima bwawe niko Imana yavuganaga namwe murakoze. Yes, turabasuje cyane amahoro y'Imana bane namwe abakunzi bahinduka official mbifurije kugubwa neza mbona gushimira wowe wakoze subscribe share na comment wahisemo neza gukurikira hinduka official nekereza ko ari cyano y'umugisha kandi ni cyano izakugirira umusaruro mu ruhande rw'umubiri wawe cyangwa se mu bugingo bwawe nekereza ko ari cyano yongera kutugaruramo ibyiringiro aho twari twabuze ibyiringiro ikatugaruramo icyizere aho twari twitakarije icyizere niyo mpamvu manje ijambo rivuga ngo wahisemo neza kudukurikira ndetse nawe wakoze subscribe share na comment nawe utarabikora ngushishikarije kugira ngo udushigikire dukomeze kwagura ubwami bw'Imana tubo umuryango mugari wo kuvuga Imana ndetse wo guhimbaza n'Imana ibintu byose birakorwa. Imana ibahe umugisha. Julienne tuguhaye ikaze. Murakoze cyane amahoro y'Imana abane namwe. Yego. Mbone yo kugushimira wowe wakoze subscribe share na comment tukarushaho kuba umuryango mugari ndabigushimiye ndetse n'abantu bakunda Julienne ndabizi ko ngira abakunzi benshi kandi namwe ndabizi ko munkunda nanjye ndabakunda bimvuye ku mutima. Ubushize narabwiye ngo Imana idukunda kurutuka ababyeyi badukunda andongera ndavuga ngo Imana niyo idufiteho ijambo rya nyuma ku buzima bwacu bishatse kuvuga iki rero umwana w'umuntu ashobora kukubwira ati Julienne nubwo uyu munsi bukeye ejo ntabwo buzaje Imana yike kureba ikakwitegereza yareba ineza igufite yareba naho yiteguye kukugeza ejo hazaza kabati mwana wanjye nzakugirira neza. Haleluya. Urumva uko biri kose Imana ikoze ikinyuranyo kimeze nk'icyo umwana w'umuntu umuntu yakwitegereza akakubwira ati uko biri kose Julienne nubwo ashatse ariko ntago azabyara ndakwitangaho urugero kuko gutanga umuntu ku rugero muri iyi minsi ni ibintu bigoye. Imana idakiranirwa yareba ibyo yavuganye nawe cyangwa ibyo yiteguye kukugerera akakubwira ati waruzi n'ikindi ngo haye kubyara abana babiri. Haleluya. Nukuvuga ngo Imana ikoze ikinyuranyo gitandukanye n'icyo abantu bari bazi bishatse kuvuga iki rero Imana idufiteho umugambi muremure ubushize narabwiye ngo ibyo yibwira kutubwira si bibi ahubwo ni ibyiza. Birashoboka ko maze igihe kirekire mu buzima bugoye birashoboka ko maze igihe kirekire mu buzima bw'ubutayu ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ukidukurikira kandi ukidukunda ukijya muri aya materaniro Imana ihindura amateka ku buzima bwawe ihindura ibyanze guhinduka ku buzima bwawe ibyo babonaga ntahereza Imana ibihereza. Mvugira ngo amen. Anarindi kubasoza rero amazina ni yayandi mumenyereye ni Mukeshimana Julienne nkongeraho ibyo Yesu yangiriye icyizere akama ni Esther. Nkunda kuvuga ngo ndi umwadepe ariko sinirata ADP ahubwo nirata Kristo wangiriye icyizere akangabira uyu murimo. Yego. Abantu bagirirwa amahirwe menshi abantu bagirirwa aya mahirwe ni bakeya ndavuga ngo nubona ndi guseka wowe babaye ubyihanganire birashoboka ko Julienne ndi guseka wowe wapfushije birashoboka ko Julienne ndi guseka wowe uri mu bitaro ariko nkunda kuvuga ngo niba mfite iyo mpano ihangane kubera ko nanjye guseka byarangoye kugira ngo mbibone. Yego. Kandi sinashobora kwiyumanganya ariko rata nawe Imana irakoze mu gihe gikwiriye Imana nawe izaguha guseka Imana itugirire neza. Rero ntago nubaka ku idini ya ADP upfa kuvuga Imana uvuga Imana turagendana uvuga Imana mbese tugira n'umusabane ariko n'utarayivuga hari ikizamutera kuyivuga. Nkunda kuvuga ngo uyu mwanya dusenge. Oya da uradusengera oya ni wowe urasenga. Hari ibintu abantu tuba twaramenyeye
tubanze dusenge. Ariko n'ubundi nanjye ngira ingeso yo kuvuga ngo mbere na mbere Imana. Yego pe. Kubera ko ukoze urugendo rutarimo Imana wakora impanuka ugapfa nk'abandi. Ukoze urugendo rutarimo Imana wapfakara nk'abandi bose. Ariko harimo Imana irakubwira ati ibi nibi. Hari kuri Imana igiye kubwira ikabwira ati Julienne, nimba ugiye Musanze byihorere. Uyu munsi ntago bimeze neza. Niba kwa kangahe wari uzajya ahangaha iyi nzira ntuzayicemo. Uzace muri uzi ko ibyo bintu bibaho. Hari umuntu wambwiye ngo ntago bibaho. Hari n'igihe n'umusore aza akagutereta neza mukabyumvikana mugahana na rendezvous y'igihe runaka. Kuri finali Imana ikakubwira ati siwe. Yego. Ikubwiye ngo ntago ari wowe wabigenza ute. Nakumvira umwuka. Ujyavuze ngo jya wumvira umwuka katwisengera Imana ibyo kuvugana byinshi kandi ndi uwanyu muramurana buri munsi nanjye nabasezeranyije ko nzajya mboneka. Mana mu izina rya Yesu uri Imana y'amahoro, uri Imana idukunda kandi twitaho ko bukeye nuko bwije, izina ryawe rishimwe. Ndagushimiye ko waduhaye iminsi yo kubaho ukaduha kurama ndetse no kuramuka. Hari abafite amafaranga bamaze kwibagirana, hari abiza amashuri bamaze kwibagirana, hari abari bafite akazi gakomeye abo bamaze kwibagirana, ariko twebwe uraturengera ntacyo turi cyo. Hari abadukurikiye warengeye bari bafite ikibazo cy'uburwayi bukomeye, bari bazi ko butaraciye umunsi burakeye. Hari abari bafite ibibazo byagombaga kubakura mu mubiri ariko wabimanye umunsi turi basima. Hari abadukurikira mu bihugu bitandukanye, mu gihugu cy'u Rwanda ni nkuko Australia barahari, mu Burigi barahari, Kenya Kongo barahari, Mozambique barahari, n'ibindi bihugu byinshi nabashiye kurondora. Abo bose turi kumwe kuri yicano. Nunyemerere gukora kwawe kuboneke kandi buri muntu wese ugere ku kibazo afite. Witwa Imana kubera ko ushobora byose, uhindura amateka ku buzima bwe. Buri muntu wese udukurikiye, ushobora kuba dukurikiye ari umubyeyi, ushobora kuba dukurikiye ari umugabo, ushobora kuba dukurikiye ari umukobwa, ushobora kuba dukurikiye ari umusore. Buri muntu wese ku kibazo afite ukuboko kwawe kuganze kuri we. Buri muntu wese ku kibazo afite ubu umuvunjaye ku buzima bwe. Aguha ibyari bimuruhije umuha amahoro yo mu mutima, umuha ibyari biri kumuriza umuha ibyo kumusetsa, kubera ko Imana ishobora byose. Tuguhaye karibu n'ikaze muri aya materaniro ngwino uganze ni mu izina rya Yesu. Amen. Yego wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye kampani yo kugutekera, hamagara Bora Cooking Company. Ni kampani nziza ifite icyicaro mu karere ka Musanze ariko ikorera mu turere twose tw'igihugu ndetse no hanze. Wabishatse wabahamagara bakagutekera neza, ubundi abo watumiye mu kirori bakagenda bishimye. Niba ushaka kubavugisha wabahamagara kuri 0783 80 27 94 0783 80 27 94. Ni Bora Cooking Company. Kandi iyo ubabwiye yuko nimero ayikuye kuri Concorde TV show barakugabanyiriza. Yego nawe ushaka kwambara ukaberwa, gana Julienne ni umutayeri. Wowe ukeneye kwiga kudoda, Julienne ayigisha abantu kudoda. Akorera muri centre ya Nyargondo mu karere ka Burera mu murenge wa Rugarama. Ku bindi bisobanuro wamuhamagara kuri nimero nyine yivuge. Ku bindi bisobanuro nimero ni 0788 24 5519. Yego arakudodera akakwigisha kudoda akanagusengera kugira ngo ubifate vuba. Ariko uzi koko kari byo nukuri uramudodera ugatuma berwa. Yego ugatuma na sheri yongera kumukunda. Kwera ko hari ukuntu wambara neza na sheri bakakubwira ati nakubeshye uyu munsi wambaye neza. Ubwo saba yongeye kugukunda bwa kabiri cyane nkahita mperekeza aho nisengeye. Ariko noneho ibintu n'uburyohe birimo vitamine A cyane kabisa. Amakuru ni meza. Urakomeye. Ndakomeye cyane. Twaherukanaga wavutse. Ngo pe abari byaravuze ngo twaherukanaga kera nyamara noneho dusubiye kubonana dufite ibyishimo. Nako ngako. Yego muri kado baguhaye, impano baguhaye ku munsi w'isabukuru yawe. Harya ariyo nifuza ko niba uzayibaga, niba iri gutera amagi ndayivuze. ubwo sese uyivuze ubwo uzampaho to. Kera twakoraga icyaha, noneho nkavuga ati ndakurega, kavuga ati kanguheho ntundege. Yego. Noneho ababyeyi bagera mu nzu mumaze kwicara neza mwese, kavuga ati kandi ubu navuga ko hari ibiryo bya papa. Ati mbivuge.
n'ubu nabivuga ati yabiriye ati mbivuge kandi wagize gute wamaze kubivuga none naho baye nk'icyo gihe yego ni kado y'inkoko ese yari isake ni inkokokazi isake siratera ni inkokokazi ko ntagira iryayo ndabona ntabwo wigeze kumva bari kumbwira ngo ntinzongere kuvuga baze kandi burareka mubwiza ngo namagi uzajya unywa ngo ninongere kuvuga baze kandi burani niba ari ikintu nkunda baze yego nkunda baze mu buryo utabyumva impamvu nkunda baze wari wajya mu rugo rurimo umuntu uvuga baze iwanyu yo nahaje none ntabwo haba hatinyitse noneho uzi iyo uri umugore uvuga baze ukagira nk'umugabo akajya mu kazi abantu bose batari bazi ko yagiye mu kazi uzi ko avugira mu nzu bakagira ngo ni umugabo uriyo cyane agahita akangira n'urugo kandi inshingano ye yari iy'ubugore none si iyo ni imari cyane kabisa baze yawe uyikomereho nkunda baze cyane kandi n'abandi barayikunda yego ikintu cyagushimishije birenze kuri uriya munsi ni ikihe Julienne ikintu cyanshimishije cyane ni byinshi ariko ikintu cyanshimishije cyane numvaga ko uyu mwaka utazarangira wenda wakwibaza ngo ni ukubera iki wumvaga ko uyu mwaka utazarangira cyangwa se utazashitse iriya myaka wari ufite iriya myaka kuyigeramo gihagaze mu buntu bw'Imana ni ikintu gikomeye ikindi cyatumye mbiha agaciro cyane nkanabikunda hari abantu benshi nzi twabyirukanye banize n'amashuri uriya mwaka washize nigeze gukubitana n'abantu babiri twabyirukanye mu myaka 5, 6, 7 tugera mu 10 tubyirukana bariga turabyirukana bagera segonderi mbabona wenda ayo mahirwe yo kujya segonderi niba ntarayagize ariko narababonaga tugaganira bavuye ku ishuri ariko reka nkubwize ukuri uyu munsi bamwe babaye indaya uyu munsi bamwe barahetse iwabo uyu munsi abandi babaye mayibo sinzi ukuntu nabikubwiye mbese bamwe ntibazi no gukaraba ariko uko biri kose ngewe ikintu ushimira Imana nuko yangejeje kuri uyu mwaka magazemo ngifite imbaraga z'Imana kandi ngifite umuhamagaro nk'uwo nari mfite mbere icyo ni ikintu ushimira Imana none ikindi kintu cyanshimishije muri uriya mwaka uzi gusoza umwaka uri mu mashimwe avuga ngo nge nshimira Julienne ko ibintu yansengeye Imana yabikoze yego kuba niba ntari umwana nari mfite ndibuka ku cyumweru ari ku cyumweru ariko mu ijoro ryo kwa gatandatu umuntu yarampamagaye arambwira ati nukuri kw'Imana ati naguhamagaye mfite ikibazo yatwaraga inda yagera mu mezi 3 ikavamo icyo gihe arazi iyo nda yari ifite amezi 2 noneho yego arambwira ati nizeye Imana ikurimo nzi ko ari igiye gukora imirimo n'ibitangaza araza turasengana Imana irambwira ngo mubwire ngo muhaye kubyara neza kandi azabyara umwana w'umuhungu amen rero mu ijoro ryo kwa gatandatu buraca ndakora anniversaire yambwiye ko yabyaye umwana Imana yamubwiye haleluya numva nezerewe Imana cyane ndavuga ngo ariko Imana ni iki wanciye cyatumye ungirira iki cyizere ukamara imbaraga zo gutegeka none ukangirira iki cyizere umuntu akazana n'amashimwe umwaka wanjye wuzuye iryo joro yego numva nejejwe n'Imana mu mutima si nuwo wenyine noneho ku cyumweru mu gitondo nari ndi bujye gusenga umuntu arampamagara ari Uganda arambwira ngo naho utansengera kumva ijwi ryawe byonyine byongeye kunyubakaho nari narasenyutse ndavuga ngo wizeye ijwi rya Julienne ndavuga ngo nshingiye kuko wizeye ijwi ryanje ireme ibitari bihari nshingiye kuko wizeye ko nimvugana nawe hari iminyururu irabahoka ku buzima bwawe Imana ibohora ibyari bikubuje arambwira ngo uzi n'ikindi ngo nari maze igihe kirekire ndi mu butayu ariko nyimara gufungura telefone nkagira amahirwe ngahura n'ikiganiro cyawe nongeye kugira ibyiringiro nongeye gukomera arangira ambwira ngo uziko nuzuye umwuka ndi kureba ikiganiro niyo mpamvu kenshi yindi imbere yanyu vuga ngo ndi mu materaniro kubera icyari abantu bareba ikiganiro agahita yuzura umwuka yicaye muri salo yiwe yaragize umunezero mwinshi aranezerwa cyane anampamagaye numva arafashijwe ndavuga ni Imana uri mu kazi birashoboka ko rero nawe udukurikiye hari ikibazo ufite imiryango yawe itashobora umugore wawe atashobora umugabo wawe atashobora yema no kwitashira akakubwira ati Mana yanjye iyo bampaye ibiryo ntarakuvugisha sinajya ngo bikunde ntago yashobora kubikora
ariko uyu munsi turi gusenga muri iki kiganiro Imana ikoresha itegeko. Amen. Njye ndi kubwiza Imana ukuri kwibwira ntitumaze igihe kirekire uri kutubwira nza kuzatugirira neza se mu nzagihe ndi kwibwiza ukuri bamwe ngo igihe tumaze utubwira muri nza ni kirekire dukeneye gushira muri ndakoze nukuri. Nimba Imana yarakubwiye ngo izaguha umugabo nivuga ngo ndamuguhaye. Nimba Imana yaragusezeranisha umugore nimuguhe. Nimba Imana yaragusezeranisha urubyaro nikoresha itegeko ruboneke. Nimba Imana yaragusezeranije business nikoresha itegeko byose irabishoboye. Nukuri. Si bishoboye cyane. Nukuvuga ngo igihe umaze ikubwira ngo izakugirira neza nikure muri nza ivuge ngo nkugiriye neza kandi byose irabishoboye mu bumana bwayo. Yego. Niyo mpamvu nababwiye ngo uyu munsi ndi gufashwa kandi ndi kumva uyu munsi turabona Imana. Nukuri. Ndibuka hari mwene data wigeze kutwigisha ku kiganiro ati kirema cyari kimaze igihe kirekire ku irembo gitwa Ryiza. Yego sha. Kiriya kirema cyari cyamaze biri tubwira neza iravuga ngo iki kirema cyari kimaze imyaka 38 kiri ku irembo ry'igisuzuguriro. Urabyumva neza? Ndabyumva. Iki kirema cyari kiri ku irembo kuko cyari cyararemaye ariko vuga ngo niba ari ikibazo cy'ubutayu ufite igereranye n'iki kirema. Ese wowe nta rembo umazeho igihe kirekire warabuze uri gukuraho? Byashoboka ko waba uri ku irembo ryo guteretwa ntushake. Byashoboka ko waba uri ku irembo ryo gushaka ntubyare. Byashoboka ko waba uri ku irembo ariko Mana nyiribi by'ubutayu runaka. Birashoboka ko waba uri ku irembo ryo gucuruza ugahomba. Birashoboka ko waba uri ku irembo ryo kuba warise ariko ntubona akazi. Birashoboka ko waba uri ku irembo ryo kwambara ariko ntuberwe. Ayo se ni amarembo. Haleluya. Amen. Ntabwo uri kubyumva ariko nimba uri kubikurura ufashwe nanjye mfashwe. Yego. Birashoboka ko waba uri ku irembo ry'icyangiro ariko ukuntu Satani ajya atera icyangiro ugateretwa n'abantu benshi ariko kuri fina akakwira ati nabivuyemo nta n'ikintu umwana avuganye. Birashoboka ko waba uri ku irembo ugategura business runaka umwaka wa mbere bikemera indi myaka ikurikiyeho bikanga ukarangura bikanga n'umukiriya ajya gukata mu muryango wakumva ntibishoboka abandi bagacuruza bakinjiza miliyoni wowe ukabura n'ibihumbi 10 savinga ku munsi. Iryo naryo ni irembo. Ariko uwo mwigisha wa mbere yatubwiye ngo uyu muntu yari amaze ku irembo imyaka 38. Abandi bahaza hari abantu bagira gisunika abandi bakahaza bakagira gisunika ko ari tubwira neza ngo ubwo waba gufite umuntu gusunika mu kidendezi wakiraga uburwayi ufite wakemurirwaga ibibazo ugize gute ufite. Abari bafite gisunika rero barahazaga umwe yararemaye amaguru yagira gisunika akikubita muri cya kidendezi akaba muzima. Wagira gisunika Imana ikagutera iteka ugashaka bigakunda. Wagira gisunika Imana ikagutera iteka ukabyara kubera ufite iki gisunika. Wambwira ngo gisunika ni iki? Amen. Amen. Ariko kubera ko we nta gisunika yaziraga Imana irabyemera amara imyaka 38 ku kidendezi. Haleluya. Amen. Igihe kigeze Yesu aritembereza ubu si ibintu urabyumva? Ndabyumva. Arangije amusanga kuri byarembo arangije aramubaza ngo mbese ushaka gukira? Amateka yo nkuru ni maremare sinayarondora ngo nyarangize ariko bice ndashobozwa kuvuga birakubaka nanjye biranyubaka. Arangije aramwitegereza asanga abantu bose bikubisa muri cya kidendeze baba bazima abatari bafite urubyaro babona urubyaro uwari warabuze umugabo abona umugabo uwari warabuze umugore abona umugore ariko wasanga imyaka 38 agize gute arayimaze. Abazaga nyuma barakiraga abaje mbere ye barakize mbese we arahatinda cyane. Yesu aramubaza ngo ariko urashaka gukira? Ese ufite kwizera? Rengera arambwira ngo mfite kwizera ariko ubwo amazi iyo amazi yihindurije abandi bakagira bajugunya muri ya mazi ngiye mburunsunikamo. Kubera ikibiri tubwira neza ngo cyari ikirema kidashoboye kwijugunya muri ya mazi kuko abandi nubwo bari bafite ikibazo ariko bari bafite imbaraga zo kwijugunya muri ya mazi. Wakabura gisunika agahora yicaye hamwe. Samaza ngo ufite kwizera? Arambwira ati mwami mfite kwizera ariko iyo amazi yihindurije mburunsunika muri ya mazi kugira ngo nanjye nkire. Yesu arangije aramwitegereza aramubwira ngo nshingiye kuko ufite kwizera ikorera uburiri bwawe ugira gute wigendere. Ese birashoboka ko nawe ufite ikibazo kimeze nk'iryo rembo ariko ijambo nkubwiye ndakubwiye ngo nawe ikorera uburiri bwawe wigendere. Ku kibazo ufite ikorera
ikorera uburiri bwawe wigendere. Ku kibazo cy'uburwayi ikorera uburiri bwawe. Kibazo cy'ideni ikorera uburiri bwawe. Kibazo cyo kutabyara ikorera uburiri bwawe. Kibazo cyo gusenya ikorera uburiri bwawe. Kibazo cyo kubengwa ikorera uburiri bwawe. Mbese mu kibazo buri muntu wese afite. Uhita wikura muri wa mwanya wa cyakirema uvuga ngo ni ngiye wikoreye uburiri bwanjye ngize gute nditahiye. Imana itugirire neza. Murakoze. Komereza ko no gusoma muri Bibiliya. Hajya n'ijambo ry'Imana. Yego. Ari ndi kumva murafashwa n'ibyo. Oya komeza ari kuntu tuba twaramenyeye. Yego. Tarambuye ngo reka dusome aha. Ntufashwe. Ntabwo abantu bafashwe. Ega societe tubamo nyine. Ubundi hari abantu bakunda ubuhanuzi bwo kuvuga ngo mvuka iyo rivuganye nawe. Yego. Hari n'abakunda ubuhanuzi bwo muri Bibiliya. Yego. Uko dukunda indyo itandukanye twebwe turi abantu. N'abantu niko bakunda ubuhanuzi butandukanye. Cyane. Na Bibiliya ibikenewe. Mpamvu kenshi rero turangije tutavuze tuteka dusome aha ngaha. Hari umuntu wumva adafashijwe. Ntabwo nshaka kubangamira uwo muntu rero. Kandi ashaka gufashwa na Bibiliya. Yego. Okay, Agushaka kubona wicayeho nta Bibiliya ufashe. Akumva ni ikindi kiganiro nibereye. Yego. Jewe ndi kuvuga Imana nabonye. Yego. Ntabwo ndi kuvuga Imana numvanye abandi. Niyo niboneye ngiye ubwanjye bwite. Hanyuma nawe udukurikiye. Wowe ukunda Julienne. Wowe ukunda ibi biganiro. Nawe Imana iguha ikintu gituma uvuga Imana wiboneye. Se iki kintu wabucyumvise? Ndacyumvise. Nari mvuze ngo wowe turi kumwe. Imana iguha ikintu gituma uvuga Imana wabonye ubwawe. Utazavuga Imana ya Julienne, utazavuga Imana ya mama wawe iya papa wawe. Ahubwo Imana ikora ikintu kibyibushe kizatuma uvuga Imana wagize gute wiboneye. Kadusoma ijambo ry'Imana. Yego. Tutarasoma ijambo ry'Imana nkunda kuvuga ngo password yo kugira ngo Imana ibikore cyangwa se bireme. Kwizera. Nukwizera ngaho nyibutse ikindi. Kwihana ukizera. No kuvuga ngo iyo ufite icyo ushaka hari n'ikindi uhomba cyane rwose. Nimba byashoboka ko dukurikiye kansubira inyuma gake. Byashoboka ko dukurikiye warabaswe n'icyaha cy'ubusambanyi. Byashoboka ko dukurikiye warabaswe n'icyaha cy'ubujura. Byashoboka ko dukurikiye warabaswe n'icyaha cy'ubutinganyi. Byashoboka ko dukurikiye warabaswe n'icyaha cy'ubwibone cyangwa ubujyaje. Ikintu runaka ubusinzi burozi biki n'ibiki. Ibyo byose warabaswe nabyo. Ariko nshatse kubwira ngo password yo kugira ngo Imana nayo yivange mu byawe. Ugira icyo uhomba nawe ukagira icyo uhabwa. Bishatse kuvuga iki? Wahomba ubusambanyi bwawe Imana ikaguha umugabo. Nukuri. Wahomba uburozi bwawe Imana ikakwihera ubugingo. Wahomba ubwibone bwawe Imana ikaguha amahoro yo mu mutima. Nta hantu na hamwe ubwibone bwakugeza. Wahomba ubusinzi bwawe Imana ikakuzuza mwuka wera. Cyane. Sinzi nibo byumvise. Uzi gutanga amafaranga yawe ukarara mu nzira. Uzi gutanga amafaranga yawe ugakubitirwa mu kabare kandi wishuye yawe. Ibyo byose iyo bihombye ugahomba ubusinzi hari igihe Imana iguha mwuka wera nawe kazagira avanga mvukiye rivuganye nawe. Rero niyo mpamvu nkunda kugira ingeso yo kuvuga ngo password y'ibyo byose ni ukwihana ukizera. Niyo yavuze ngo ubwo Umwami Imana azantabara nicyo gituma namwara. Epfura tubwira ngo nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Uzi urimo Imana abantu babona wariye kandi waburaye. Umuntu akabonaho n'ubwiza utari ufite kubera Imana yagushyizeho iki igikundiro. Mvugira ngo amen. Tujye gusoma ijambo ry'Imana turi mu Befeso ibice 2 turasoma ku murongo wa 9 kugira ngo twumve icyo Umwami Imana dushaka. Yego. Urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Abefeso murongo ibice 2 murongo wa 9 twumve. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Amen. Haratubwiye ngo Abefeso ibice 2 umurongo wa 9 haratubwiye ngo gutabarwa kwawe cyangwa se gusubizwa kwawe ntabwo byavuye ku mirimo ukora nta nubwo byavuye ku mashuri wize kugira ngo utazirarira ngo nuko wize, kugira ngo utazirarira ngo nuko ufite ubutunzi, ahubwo byavuye ku Uwiteka nyir'ibihari wakugiriye icyizere. Bishatse kuvuga iki rero? Kubyara ntabwo byavuye ku burebure ufite. Kubyara ntibyavuye ku bugufi ya wifitiye. Kubyara ntabwo byavuye ku isura wifitiye. Amen. Ariko byavuye ku Uwiteka akugiriye iki icyizere. Dukomeze. Kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza. Kuko turabo
ahubwo yaremye Yego. ituremera imirimo myiza. Yaturemye izi ko tuzabyara, ituremye izi ko tuzaheka, ituremye izi ko tuzatunga, kuko turi abo yaremye. Ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu yaguhaye kubyara, birakunda. Niyo mpamvu yaguhaye kwiga, birakunda, bititiriwe izina runaka. Niyo mpamvu yaguhaye gushaka, birakunda. Niyo mpamvu yaguhaye amafaranga, birakunda, abandi rayabima. Mvugira ngo amen. Amen. Niko mpamvu turi abo yaremye ituremera imirimo myiza. Tugitangira avuze ngo niyo mpamvu yakoze imirimo n'ibitangaza, kugira ngo tutazirata ababyeyi batubyaye, kugira ngo tutazirata imiryango tuvukamo, kugira ngo tutazirata amashuri twize. Tuvuga ngo niyo mpamvu yaturemye, kuko izi iki dushakaho, izi nibyo yiteguye kutugira. Niyo mpamvu yaturemye ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Mvugira ngo amen. Dukomeze twumve uko hatubwiye. Iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yiteguriye inzira z'agakiza kugira ngo tuyigenderemo. Inzira y'agakiza uwari urusha azayigeramo azaruhuka, uwari usonje nagera mu gakiza azarya, utari uzi kwambara nagera mu gakiza azarya. Ni inzira Imana yiteguriye kandi nziza kugira ngo tuyigenderemo, abarushe baruhuke, abarwayi bahakirire. Mvugira ngo amen. Niyo nzira Imana yiteguriye kugira ngo tutazirata ubwenge bwacu. Amen. Ariko Amen. iri jambo sinzi niba ryumvise. Niyo nzira Imana yiteguriye kugira ngo tuyigenderemo. Iyi nzira nuyigenderamo uri umusinzi, Imana izaguha amahoro. Amen. Iyi nzira nuyigenderamo ukagira ibyo witandukanya nabyo, uzasinzira neza ari amahoro. Iyi nzira nuyigenderamo izaguha kubyara bitari bishoboka. Hari imiryango igibaho kubera guterekera cyangwa ibigirwamana by'iwabo ntibabyare. Ariko iyo ugendeye muri iyi nzira Imana iduhaye, haribwo ari Julienne yivuze se ngo ni inzira Kristo yiteguriye kugira ngo tuyigenderemo. Iyi nzira iyo ugize amahirwe ukayigenderamo urarambagizwa bigakunda. Iyi nzira iyo ugize amahirwe ukayigenderamo ugira ubwiza utari ufite. Haleluya. Iyi nzira iyo ugize amahirwe ukayigenderamo urambara ukaberwa nk'abandi. Iyi nzira iyo ugize amahirwe ukayigenderamo ubona akazi wari umaze igihe kirekire karabuze. Iyi nzira iyo ugize amahirwe ukayigenderamo ikwishyurira kredi kandi byari byaranze. Haleluya. Iyi nzira tasi eneta ya sirezo gredo sase. Iyi nzira igize amahirwe ukayigenderamo ikubakira inzu wari usaziye mu bukode. Si waba ubyumvise? Ndabyumvise. Iyi nzira iyo ugize amahirwe ukayigenderamo ifata ibiyari byararangiye bikongera bikabaho. Wibuke ko twatangiye mbabwira ngo ikirema cyari ku irembo gitwa Giza, cyari cyamaze imyaka 38. Wakwibaza ngo nukubera iki cyavuye iwabo kikareka abaturanyi kikajya ku irembo gitwa Giza. Bishatse kuvuga iki? Nuko iki kirema cyari kifite amakuru ari muri iyi nzira. Dukomeze umurongo wa 8 urukumfasha. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Amen. Nibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntabwo ushobora kubyumvisa. Haratubwiye ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo byavuye kuri twe ahubwo ni impano y'Imana. Mvugira ngo amen. Iri jambo wabubyumvise. Ntabwo twakijijwe n'amashuri, ntabwo twakijijwe n'abagabo, ntabwo twakijijwe n'ababyeyi, ntabwo twakijijwe n'abavandimwe, ubwo aravuze ngo twakijijwe kubw'ubuntu kubw'Imana Imana yaduhaye. Mvugira ngo amen. Amen. Birashoboka ko dukurikiye warakijijwe nta mugabo ubigizemo uruhare, warakijijwe. Haleluya, haleluya. Twakijijwe kubw'ubuntu. Iyo haza kuba amafaranga Julienne sinari kuyabona, iyo haza kuba amashuri Julienne sinari kubonekamo, iyo haza kuba uburebure sinari kubonekamo, iyo haza kuba ubunini sinari kubonekamo. Ariko atasisi eneta ya sire twakijijwe kubw'ubuntu kubw'ikizere Imana yagize gute yatugiriye. Nawe wibutse iminsi ya kera, kibuka urugo wavutsemo n'urwo washatsemo naho uri uyu munsi. Atasi eneta ya sirezo gredo sase twakijijwe kubw'ubuntu, ntabwo ari kubw'imiryango twavutsemo, ntabwo ari kubw'amashuri twayize, ntabwo ari kubwo kwambara neza, ahubwo eneta ya sirezo gredo sase. Jambo rivuganye nawe mugabo udukurikiye, mubyeyi udukurikiye, aravuze ngo twakijijwe kubw'ubuntu. Wabyaye kubw'ubuntu bw'Imana, wisuriwe ideni kubw'ubuntu bw'Imana, warambaye kubw'ubuntu bw'Imana, uhabwa kwiga kubw'ubuntu bw'Imana, uhabwa n'akazi kubw'ubuntu bw'Imana. Amen. Ariko ubw'umuntu ntabwo byari gushoboka.
sinzi niba byumvise kubw'abantu twakizizwe kubw'ubuntu bw'Imana tuzara kubw'ubuntu bw'Imana kuko hari abantu benshi badutega iminsi bakavuga ko tutazazara abandi bakavuga ko tutazashaka abandi bati ntibizashoboka kava mu bukode ariko turashimira Yesu tumuzamuriye amaboko kukavuganye nawe mu ijambo rangije aravuga ngo twakizizwe kubw'ubuntu twahawe kubw'ubuntu mvugira ngo amen dukomeze hepfo gatoya. Amen. Abanyamahanga n'abayuda ni bamwe muri Kristo. Amen. Nushaka kwerekera aho ngaho. Abanyamahanga ndetse n'abayuda ni bamwe muri Kristo. Bishatse kuvuga iki rero? Waba uri umusinzi uri kiremwa cy'Imana. Waba uri umusambanyi uri kiremwa cy'Imana. Waba ukijijwe uri kiremwa cy'Imana. Amen ariko. Kubera iki nta kintu na kimwe Imana yaremye itagifitemo inyungu. Icyo kuri cyonzi cyo nuko Imana ikunda umunyabyaha ariko ikanga icyaha. Haleluya. Amen. Nkunzira ijambo nagushobora kuryumva. Rivuze ngo twakizijwe kubw'ubuntu. Iyo haza kuba ibiguzi abasinzi ntibari gukizwa. Iyo haba kuba ibiguzi cyangwa se kuburanga cyangwa ku kintu runaka abasambanye ntibari kuboneka. Ariko turashimira Yesu ko yadukijije nta kintu turebyeho. Imana itugirire neza. Ndetse n'iki kirema aco yasanze kuri rirembo cyakijijwe no kwizera. Yego. Nta mafaranga yatanze, nta muryango wamuvuganiye, ahubwo cyo kiri gutabarwa bagiye impaka. Abandi bati bishoboka bite? Uriya ni runaka. Ariko yari we kuko izuru byari byamugiriye iki? Icyizere mvugira ngo amen. Amen. Haleluya, haleluya. Waba udukurikiye wishingikiriza amashuri. Waba udukurikiye wishingikirije akazi ukora. Waba udukurikiye wishingikirije umugabo washatse. Waba udukurikiye wishingikirije abana wabyaye. Ariko ijambo ratubwiye ngo twaherewe kubw'ineza Imana yatugiriye. N'urukundo Imana yadukunze. Iyo ataza kuba urukundo uba warapfuye nk'abandi. Iyo ataza kuba urukundo uba waracitse amaguru nk'abandi. Iyo ataza kuba urukundo ntago uba ukiriho. Ariko kubw'urukundo Imana idukunda niyo mpamvu yadukirije ubuntu, iguha kubyara nta kiguzi, iguha guheka nta kiguzi, iguha akazi nta kiguzi. Mvugira ngo amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana mukozi Imana, Imana iguha umugisha. Egemba numva wagumamo none twareba amasaha tukavuga uti ntabwo twakora ikiganiro cy'isaha ntabwo kirebe biragoye. Barabizi ko mbakunda. Nukuri pe. Barabizi ko mbakunda mu gihe nabonetse uko Imana izajya inshoboza tuzajya tuganira. Ariko iminota 30-35 iyo ngiye ibihagije pe. Amboneraho no kwihanganisha umuntu. Muri iyi minsi abantu bagiye bambura cyane. Ariko ntago ari ukubanga. Nagaru kubanga umuntu wese mbona yanshatse ndamusengera. Yego. Ahubwo barampamagara, hari igihe umpamagara ugatekereza ko ari wowe wenyine umpamagaye. Kandi mu by'ukuri ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana. Ngira abantu benshi bampamagara. Ahubwo nka kwisabira wowe nkunda Julienne, wowe ukunda Imana indimo. Ese niba unkunda kandi ucaka by'ukuri umbuze kuri telefone kangusabe ikintu cyoroshe. Yego. Byashoboka ko watera intambwe y'ibirenge byawe byibuze ukagera aho ndi. Byarushaho no kuba byiza kuruta ko byatwasengana kuri telefone. Kubera iki kuri telefone hari n'igihe tujya kuvugana bikaba biranze. Hari igihe umuntu ayumva amakuru bikaba biranze. Kuko umuntu yaravuze ngo singikora ibyo najyaga nikoresha. Ahubwo ubu nkora ibyo ntagira gute ntikoresha. Yego. Birashoboka ko wamamagara ugasanga uwo munsi ntago ndi mu mwanya wo gusengera iki abantu kuri telefone. Hari igihe kigiye tukagira konji yo gusengera abantu kuri telefone bitewe n'impamvu runaka cyangwa se n'impamvu y'ijuru. Yego. Ariko nakugoye ufite ubushobozi bwo kuba wangiraho byamfasha cyane kuruta uko nawe byagufasha. Kandi twagirana ubusabane n'Imana kugira uko twasabana kuri telefone. Birashoboka ko watekereza kunyandikira ugasanga nta megabyte mfite. Birashoboka ko watekereza kumpamagara ugasanga ni guteka ni mu yindi mirimo. Ariko uko biri kose wateye intambwe z'ibirenge byawe sinshobora kukubirira umwanya kabisa. Waba mu buvuma wifuza nakujyana aho tukajya kuyihamagarira. Haba mu butayu runaka wifuza icyangombwa nanjye mpesha agaciro intambwe z'ibirenge byawe wagize gute wateye. Yego. Naho kuri telefone inshuti yanjye nubu uzajya umbona turadushimana Imana. Nutazajya umbona uzajya wihangana. Kubera icyo ushize nabwiye ati birashoboka ko mandi kuri telefone ariko mfite n'ibindi ngira gute nkora. Ariko uko biri kose
wabishizemo umuhati ugatera intambwe z'ibirenge byawe nanjye mbiha agaciro kandi kirenze kuri icyo ukigambirira wenda tuvuga uri Musanze kavuga ati mpagurutse Musanze ngiye kureba umukozi w'Imana Julienne nizeye ko nimubona hari ikintu kirakoreka Imana ibikora ugihaguruka Imana ikireba kugambirira kwawe hari Imana ikora hanyuma udukurikiye kandi udukunda wanambuze ndabizi ko abantu benshi bambuze harumbwira ati maze ameza ngahe narakubuze harumbwira ati maze igihe runaka narakubuze ariko gutera intambwe z'ibirenge byawe twitange dufashanye nanjye mbishoboye mpazi naza kukureba nta kabuza ijuru ripfa kuba ryabinyemereye nawe turi kumwe byakunda ariko reka nkubwize ukuri uko twagirana ubusabane dupfukamye ariko twagirana ubusabane kuri telefone hari n'ibyo nshobora kukubwira kuri telefone hari n'ibyo ntakubwira kubera iki telefone nubwo tuyikoresha ariko yumvikana n'abantu benshi birashoboka ko tuganira turi kuvuga turi babiri ariko abantu bakonegita kuri iyi telefone batwumva ibyo turi kuvuga ni benshi suko ntagusengera kuri telefone nagusengera ariko uko nagusengera siko twagirana ubusabane turi live rero ubishoboye watera intambwe nta kibazo ni karibu nta muntu n'umwe duheza tugahamagara Imana hari n'umamagara ati nkeneye kunjyana ku musozi nujya ku musozi uzansengere bibaye byiza wazaza tukajyana yego no kugusengera nagusengera ariko zarushaho kuba byiza cyane ukivuganira nayo live ngucya turi kureba aricyo byaba bigutwaye niba ntacyo bigutwaye rero Imana izabigushoboza no kuri telefone birashoboka ariko umunsi uzajya ubona nabonetse ntuzabitereho comment ngo wumve ko nkwanga nta muntu mfite nta mutima ko kwanga mfite nawe ariko nuko nguko biba bimeze yego tanga nimero zaguhamagara akaguha gahunda ati ngewe mpa rendezvous nzagusange mu rugo niyo mpamvu gutanga nimero nuzaguhamagara nyine ufite uwo mwanya mugasengana kuri telefone ariko cyane nabari kure waba ari hafi nko mu Rwanda waba ari kure we nta kibazo namwitaba kuko ndabizi ko bigorana ariko nk'umuntu uri hano hafi kunyaruka biroroshe cyane hari n'igihe yaba ari muri ayo mahanga atandukanye ariko nawe byamugira kumva ko yategana indege arukaje ngo dusengane byose tujya tubibona se byose birashoboka nimero ya Julienne ni 078 24 55 19 7 nyisubiramo ni 078 24 55 19 7 Mana turagushimye tugwaye icyubahiro dutangira twagusabye nguze ubane natwe n'ukuri twabibonye wabanye natwe ikirere wakirinze Mana nta gikuba cyacitse turi muri iki kiganiro izina ryawe nirihabwe icyubahiro amen turagisoje rero tuganga uzagisiga amavuta abazakire babaye bazahembuke tubisabye Imana mu izina rya Yesu hanyuma tutarasoza kamvuge kano turi muri iki kiganiro Imana y'amahoro imbwiye ikintu gikomeye Imana irambwiye ngo mbwire abantu badukurikiye cyane nk'ababyeyi Imana ivuganye nanjye ngo mbabwire ngo hari umubyeyi udukurikiye ndetse ugifata telefone yawe nicyo kiganiro uzahita uhura nacyo Imana irambwiye ngo yanze ko wabagwa ikintu cy'umwingo yanze icyorezo cy'umwingo ku buzima bwawe kandi nawe ubwawe ufite ikibazo mu izosi nawe ujya ubyikanga Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo yanze ko wabagwa kubera icyo kibazo ibintu sinze nebo byumvise kubera ko ntari kuvuga indimi bashobora kutabyumva ariko enetaya sirezo gredo sasa Imana ivuganye nanjye irambwira ngo ninkubwire ngo haleluya haleluya uru ikimenyetso Imana y'amahoro impaye irambwiye ngo ninkubwire ngo muri iyi minsi nta n'umwaka urashira ushingiye umwana w'umukobwa niko yara y'amahoro ivuganye nanjye nicyo kimenyetso Imana y'amahoro imbwiye kandi ikindi kimenyetso Imana iguhaye usiganye umwana w'umuhungu ufite imyaka 18 mu rugo iwawe Imana irambwiye tasi enetaya sire irambwiye ngo ninkubwire ngo yanze ko wabagwa kubera iki kibazo cyo mu ijosi Imana yanze ko warwara umwingo ukajya kubagwa niko yara y'amahoro ivuganye nanjye Imana irongera irambwira ngo ntangariza atasisi enet oui, Josi dosase tayabini kwanta jeve dosase tayasikia zomando zogre. Irambwira ngo ntangariza umugabo wese cyangwa se n'umusore aho wavuka gera tasi ene tayasire. Zogre dosase oui, Jesu dosase ntangariza igitsina gabo cyose aho waba uri hose. Imana iri kumbwira ngegera Imana kuruta uko imyambaro wambaye ikwezereye kugira ngo Imana ikurengere mu minsi iri imbere. Ntabwo byumvise
tayasire zogredo sase tayabini konta jevedo sase irambwiye ngaho waba uri hose ningutangariza ikintu giteye gusa irambwiye ngo ninkubwire ngezera Imana bikomeye kuruta uko imyambaro wambaye zenebo sase atasire zogredo sase ikwegereye kugira ngo ikurengere mu minsi iri imbere tasi eneta yasire zogredo sase ngiye kubona Imana tayabini konta jevedo sase irambwira ngo kandi eneva yatsire irambwira ngo Imana y'amahoro ikunda abagabo ariko bo ntago bigeze bayubaha nk'uko ibishaka atasisi eneta yasire mwongera muhindutirira Imana nayo izibarwanirire tayabini konta jevedo sase tayasikia zo mando zogre wije zido sase eneta yasire Imana y'amahoro idapfidakiranirwa nambwiye ngo ni muyegere kuko ibifungo bya buri munsi ku bagabo ni ikintu kibasatiriye nk'icyorezo ariko ni wegera Imana nayo irakwegera ikwambutse iminsi iri imbere ku buzima bwawe niko Imana yavuganaga namwe murakoze Mana ushimwe jezido sase tayabini konta jevedo sase tayasikia zo mando zogre atayabini konta jevedo sase Mana mbabarira zenebo sase va mu byo wibwira kuko ibyo Imana yiteguye kukugirira ni byiza taya si eneta yasire zogredo sase reka ubusambanyi wa mugabo we reka ubujura wa mugabo we reka atasi eneta none ngire nte nyiribihe reka uburiganya taya sire zogredo sase egera Imana kuruta uko yezereye atasi enetaya sire zogredo sase ingo nyinshi zirasenyutse ariko zenebo sire niwe dosayini egera Imana kugira ngo izakurwanirire egera Imana kugira ngo ikubakire kuko Imana itakubakiye wubatse ku musenyi taya sire zogredo sase egera Imana byukuri kuko niyo igiye kukuvuganira muri iyi minsi igoye Imana itugirire neza Mana ushimwe kuba utuganirije muri iki kiganiro Mana numbabarire nyiribihe sisi eneta yasire zogredo sase jezido sase tayabini konta jevedo sase Mana nyiribihe zene kuko wa dosayini atayasire zogredo sase none nkora iki tasi eneta yasire Mana nubeze nini wa dosayini atayabini konta jevedo sase Mana iri kumbwira ngo nimbatangarize iki kintu kumbwira ngo nuzikayegereye ava mu by'Imana akajya mu busambanye Mana iri kumbwira ngo nimbabwire iki kintu tasi enetaya n'uwibwira akiyoberanya akagiye gusenga ava mu rusengero akajya mu businzi atasisi eneta yasire Mana iri kumbwira ngo nimbabaze ngo ese kwihisha amaso y'abantu tayasi enetaya no kwihisha ijisho ryanjye cyangwa se kwihisha ijisho ry'Imana wakwihisha iki sisi eneta yasire zogredo sase gabanya tayasire zogredo sase gushashenga Imana mugabanye gushashenga Imana kugira ngo nayo izibarwanirire asante Yesu urakoze Mana mu izina rya Yesu Imana y'amahoro atasi enetaya sire zogredo sase twitaho uko bukeye nuko bwije uri nyakubahwa nuhimbazwe wabanye natwe tugitangira sozanyije natwe n'ushimwe ansoje nsengera abagabo ndetse n'abasore witwa Imana ku buzima bwacu no ku buzima bwabo nunyemerera ubarengere muri iyi minsi igoye ubahe kukumva ndetse no kukumvira ni wowe uzi imigabane zose batandukiriyemo ni wowe uzi imigabane zose basayishijemo ariko ndabingingiye ngo nubagirire ibambe n'imbabazi ubezereze umubiri ndetse n'ubugingo ntabwo nzirikanye abagabo n'abasore gusa n'ababyeyi n'abakobwa ni nk'uko twebwe twese turi imbere yawe nutugire neza kugira ngo dushake utwishimire kandi utubone ngaho tugwaye karibu n'ikaze ganza kandi utegeke dusoje iki kiganiro dusengera abadukurikiye birashoboka ko dukurikira afite ikibazo runaka byifuzo byose bafite kuri buri muntu wese mu gutumya ukoresha itegeko ku buzima bwa buri muntu wese udukurikiye niko misenze Imana myize mu izina rya Yesu.